baca umugani mu kinyarwanda ngo agahinda kaza kandi ari umuterero. Niba ikomeje kugenda bigarukaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko hamenyekanye igituma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kwibasira M23 ndetse na bamwe mu bacanshuro FDLR Mai Nyatura n'abandi bambari bose biyemeje kujya inyuma ya President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, bose bagahitamo kuvira indimwe kuri M23, ahubwo indi mitwe yose yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikamera nkaho yirengagijwe. President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nkuko yabirahiye yavuze ko azarinda apfa ndetse n'umwuka we wa nyuma azawuhumeka ashakira igisubizo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane Kivu y'Amajyaruguru, dore ko intambara zikomeje kuba nyinshi kandi n'abaturage nabo bagakomeza kuzengerezwa, bagakomeza guhoza ku mitwe yabo uturago ndetse na matera zitandukanye bitewe no guhunga intambara bya hato na hato. Nanone kandi Tshisekedi ni nako yavuye mu gihugu cy'Ubushinwa, biravugwa ko yamaze kugura indege z'intambara za drone zigera ku 9 ngo zizaza zije kunganira Sukhoi 25 zazengereje abaturage ndetse zanatumye FARDC yihekura ndetse ikanica abasirikare barenga 220 mu gitero bari bagabye kuri M23, bakavuga ko ngo bari bazi ko ari M23 bari kwica bikarangira bo ubwabo bikoze mu nda. Tugwa ikaze ku buryo burambuye n'amakuru ya politike na diplomasi, umutekano ndetse n'ibindi bigenda bigarukaho mu bitangazamakuru bitandukanye. Icyo tugusaba niba ari ubwa mbere ubanye natwe urebe hepfo y'ibyo mazu kandi subscribe, tujye turushaho kubana umunsi ku munsi kandi amakuru yacu ajya kugeraho uba mbere. Tugwa ikaze. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwakunze gushyira imbaraga nyinshi mu kurwanya umutwe wa M23 ugizwe n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda ariko bakagaragara ndetse bikanavugwa ko nta mbaraga gushyira mu kurwanya indi mitwe yitwaje intwaro yazengereje abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko impamvu ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo budashyira imbaraga mu kurwanya iyi mitwe ya Mai Nyatura ari uko ntacyo itwaye ubutegetsi bw'Kinshasa, cyane ko nta gahunda yo gufata ubutegetsi iyi mitwe iba afite cyangwa se haba hari impinduka yifuza ko yabaho mu buyobozi. Twibutse ko iyi mitwe bivugwa ko irenga 103 korera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane FDLR, ADF, Mai Nyatura, Codeco, PCR ndetse n'indi mitwe yose itandukanye. Iyi mitwe kandi ngo nta ntego zifatika irwanira igira usibye kwica no guhungabanya, gusahura abaturage, gukora ubucuruzi bw'amagendo n'ibindi bikorwa bigamije kwibikaho imitungo bya hato na hato. Ibyegeranyo bitandukanye byagiye bigaragaza kenshi uburyo bamwe mu banyapolitiki n'abasirikare bo hejuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagira uruhare mu gushyira iyi mitwe ndetse bakanayitera inkunga bagamije gukorana nayo ibikorwa by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, gutwika amakara, ubuhinzi n'ibindi biyinjiriza agatubutse. Gusa bamwe bemeza ko byose biterwa n'ubusambo, ruswa, kunyereza umutungo w'igihugu no kwirebaho byakunze kuranga ubutegetsi bw'iki gihugu aho kwita ku nyungu n'umutekano w'abaturage muri rusange. Mu gihe iyi mitwe ifatwa nkaho nta kibazo iteje ubutegetsi bwa Kinshasa, bituma badashishikazwa no kuyirwanya. Abaturage bo bamaze imyaka irenga 20 bicwa, bashimutwa, basahurwa imitungo yabo no gukorerwa ibikorwa by'urugomo n'iyo mitwe ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho niho benshi bemeza ko umutekano w'abaturage n'akababaro baterwa n'iyo mitwe bidashishikaje cyane ubutegetsi bw'Kinshasa, kuko nta gitutu ubushyiraho usibye kwisahurira no kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi hakaba hari n'abategetsi n'abasirikari bakuru bungukira mu gukorana n'iyo mitwe yitwaje intwaro. Bakibaza batese kuki gitutu gishyirwa kuri M23 gusa indi mitwe yose irebera. Abasesenguzi banakomoza no ku mpamvu ubutegetsi bw'Kinshasa bushyira imbaraga nyinshi rero ndetse no z'umurengera mu kurwanya M23, bibwirengagije ko hari indi mitwe irenga 100 imaze imyaka irenga 20 ihungabanya umutekano w'abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bemeza ko M23 itandukanye cyane n'iyo mitwe bitewe n'uko ifite intego n'impamvu zifatika irwanira zirimo kurengera no kurwana ku nyungu z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ibintu ubutegetsi bw'Kinshasa budakozwa ndetse ngo bunumve ko koko ibyo bintu bishoboka ndetse ko hari igisubizo byatanga.